Ati bakunzi bacano ab'Imana bera mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ariko mbishimira mbabwira nti nimugubwe neza. Reka suhuze abakunzi bacano ab'Imana bera aho muri hirya no hino ku isi hose. Reka nongere nisuhurize abakunzi bacu bo kuri TikTok live, mbabwira nti amahoro y'Uwiteka abane namwe. Mwarakoze cyane rero kuza mu kudukurikirana muri benshi. Reka nongere mbashimire mbabwira nti Uwiteka Imana y'amahoro ijye ibarinda mu byo mukora, ijye ibarinda mu byo mubamo. Imana isumba zose ijye ibayobora ku manywa ndetse na nijoro. Imana ituye ahirengeye ijye ibamurikishiriza umucyo wayo wera. Nongere rero kubasuhuza abatuye mu mpande enye z'igihugu, abatuye ku isi hose, abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, abatuye muri za Canada, mu Buhinde, mu Buholande, muri za Ukraine n'Uburusiya. Nongeye gusuhuza abakunzi mwese mutuye mu Burundi, mwese abatuye muri za Congo, abantu batuye muri za Uganda. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ishya n'ihirwe. Reka nsuze inshuti zacu ziri muri za Canada n'iziri muri Amerika. Reka nongere nzisuhuze nzifurize ishya n'ihirwe, kandi reka nongere nisuhurize abantu mwese mwagiye mudukurikirana iyo muva mukagera. Reka mbabwire nti amahoro y'Imana nabane namwe. So rero nk'uko mubizi, jyewe nitwa Nduwimana Jean Claude, ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa, ndi umwana w'Imana nk'uko ijambo cyangwa se izina ryanjye ribivuga. Bibiliya iravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ikugirire neza, Imana iguhe gusa nayo, Imana yongere ikuremere ubuzima bushya, Imana yongere ikugarukeho, Imana yongere kuguha agaciro kandi yongere kukugarukaho bundi bushyashya. Nshuti bakunzi bacano ab'Imana bera rero, reka dutangire dusenga. Suhuza nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka nisuhurize n'abasenateri, abaminisita, abapolisi, abasirikare, za daso, inkeragutabara n'abanyerondo n'abandi. Reka mwese mbabwire nti mugire guhirwa mu byo mukora byose, imbaraga z'Imana zibane namwe iteka ryose. So reka rero nongeye mbasuhuze kandi mbifurize ishya n'ihirwe. Reka nsuhuze abantu mwese mudukurikirana iyo muva mukagera, kandi imbaraga y'Imana ibane namwe kandi ibafashe mu byo mugerageza gukora byose, aho mutuye, aho mugenda. Ndeka mbabwire ni imbaraga y'Imana ibomeho. Haleluya, haleluya. Uwiteka nyiribambe ahorane namwe mu byo mutekereza gukora, mu byo mukora, mu byo mwagambiriye gukora. Imana y'amahoro, Imana rubasha, yo ibane n'imitima yanyu kandi ibagirire neza. Reka rero tugiye gukora umwanya wo gusenga dushimira abantu muba mwakurikiranye chano yacu ab'Imana bera. Reka mbashimire mbabwire ni amahoro n'amahirwe nibibane na. Nk'uko mubizi rero, tujya tubazanira ijambo ry'Imana, tubazanira ivuga butumwa. Uyu munsi reka ntangire senga, hanyuma dukomeze gahunda yacu. Uwiteka abagirire neza. Mana data, twese mu izina rya Yesu turagusenze, tukwatse umugisha wawe uturuka hera hawe, twongeye kukwaka ineza yawe mu izina rya Yesu. Rengera ababyeyi, urengera abagabo, rengera abasore, rengera abakobwa, rengera urubyiruko, rengera mwami Imana abatagira shinga na rugero. Reka imbaraga zawe zibomeho. Ayiwe Yesu Kristo, bohora amakwe y'abasore, bohora amakwe y'abakobwa, bohora amakwe y'abafiyemere, bohora amakwe y'abagabo, bohora amakwe mwami y'abantu bose. Reka ibyo wavuganye natwe wongera ubisohoze. Reka imbaraga zawe izo zigere muri twe. Reka ineza y'Imana iyo ngiyo iboneke muri twe. Ayiwe iteka Mana, urengera abakobwa bawe, urengera abatura Rwanda, urengera abatuye hanze, urengera abari ku isi hose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana data wa twese, ndakwinginze, ndasenze cyane kugira ngo ugire ibyo urema. Reka urengera abantu badutega amatwi, reka urengera abakunzi bacana b'Imana bera, reka urengera kuba yigiyeho nonaha, reka uhereza umugisha bakoze subscribe, reka uhereza umugisha mwami abagiye bumva za video bakazirangiza.
reka urengere abantu bose bari muri za Uganda mu izina rya Yesu Kristo. Reka urengere mwami abatuye isi yose. Reka urengere abanyarwanda. Reka urengere igihugu cy'u Rwanda. Reka ugihema agakiza. Reka ugihema imbaraga zawe. Rove kire shayine mando jezimora shikeze nebo rarasimde shayine mando yasihe. Aka kamwanya turasenze kugira ngo witamurure. Ndumva ineza y'ubutabazi, ndumva imbaraga zawe, ndumva gukomera kwawe mu bantu, ndumva agakiza mu bantu bawe, ndumva ijwi ryawe mu bantu bawe. Reka wongere witamurure, reka wongere ugaruke mu bantu, reka imbaraga zawe zibagote. Oh haleluya, 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 haleluya. Imbaraga zawe zitembere. Ndasengera abarwayi bose bakize, abafite ibibazo bivure, abafite mwami ubukode ubishyurira ubukode, twishyurira ubukode, duha amazu yo kubamo. Reka urengera abakomeye, reka urengera abasirikare bagure, abasirikare bateze intambwe, abasirikare bazamure mu mushahara, abasirikare mana baha umushahara wagutse mu izina rya Yesu Kristo. Reka utanga umushahara wagutse mu izina rya Yesu Kristo mu basirikare mana baba bitanze bakarinda umutekano w'igihugu, bakarinda igihugu waduhaye mu izina rya Yesu, bakarinda abanyarwanda. Reka utanga agakiza, reka utanga agakiza muri bo. Reka wongere wiyerekane nk'Imana, reka uze mu byabo nk'Imana, reka ugaruke muri bo, reka ubagarukeho, reka usohoze ibyo wavuganye nabo, abagusenga mwami n'abatagusenga. Reka bose ubagirire neza. Reka imbaraga zawe mwami zongere ziboneke ku bapolisi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mana rengera abapolisi mwami mana wabahaye kurinda igihugu cyacu, ubaha kurinda abanyarwanda mu izina rya Yesu. Aba bapolisi nabo bagirire neza, ubaha agakiza, utange kuzamurwa mu mishahara, utange kuzamurwa mu mishahara mu izina rya Yesu. Imishahara yabo yizamure, utange amaraka n'amapeta byagutse kandi bizamuka. Birinde kugira uwo bahohotera, birinde kugira uwo barenganya, kimwe n'abasirikare ndetse n'abandi bose bakeneye kuzamurwa nawe mu izina rya Yesu bazamure. Reka urengere nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nawe umugirire neza, umurinde n'umuryango we, nawe umuzamure mu mushahara, umuha igikundiro kidasanzwe, umuha imbaraga zidasanzwe, umuha umwuka wera mu izina rya Yesu. Umuryango w'usukemo agakiza, umuryango we mana uwusure, umuryango w'ugenderere, umuryango w'urinde, umuryango we mwami uwurinde, umurindira abana, umurindire madame we, umurindire abakwe, umurindire abakazana mu izina rya Yesu. Ndawukweretse umuryango wa nyakubahwa Paul Kagame kugira ngo ube mu bye cyane, kugira ngo umwongerere ubwenge, kugira ngo ugire ibyo wagura kuri we, kugira ngo mwami mana wongere umukoreremo, afungure n'isengero mu izina rya Yesu. Yongera zivuganire, zongere zifungurwe mu izina rya Yesu. Dore abaturage mana babaye inzererezi hirya no hino, ntibagisenga hirya no hino mwami. Ibyaha byaraziruwe, ubusambanyi bwaraziruwe, ubwibone bwaraziruwe, ubutinganyi bwaraziruwe, ubujura bwaraziruwe. Ariko Yesu Kristo wakora ku itegeko ryo hejuru byakwemera mwami. Ngutumye mu itegeko, ngutumye mu nteko mu izina rya Yesu, ngutumye mu basenateri mu izina rya Yesu. Aya matorero mana nafungurwe ayujuje ibisabwa mu izina rya Yesu. Reka abaturage babone gusenga, reka imbaraga zawe zize. Haleluya mana. Rote kide shayine mando shikeze nevora raside shayine. Mana data wa twese turabasengeye, turasengeye abapasteri, dusengeye abashumba, dusengeye abarimu, dusengeye abadiyakoni, dusengeye abanyamasengesho, dusengeye abahanuzi, dusengeye abaririmbyi, dusengeye abakristo. Abo bose baha ubwenge bugukwiye, kandi mwami baha ubwenge nukuri bagukorere, nukuri babikore babikunze. Abaziruye ibyaha batakijya kwigaburo, abiheje, abatenzwe, abo bose mwami ubagarure mu gakiza, ubagarure kwigaburo, ubagarure mwami mu gakiza, ubahe gukora babikunze. Wongere mwami ubatse, wongere imbaraga zawe zize mu izina rya Yesu Kristo. Reka inkomezi zawe zigende zirengere babana bo ku mihanda n'ababakobwa bigurisha, abo ngabo baha agakiza, abo bakure mu byaha, abo bakure mu busambanyi, abo bakure kurara mu mateme, ubahaho kuba
mu izina rya Yesu. Tanga amazu ubakira abatagira aho kuba. Dore abantu tuba mu bukode, Mana tuba mu bukode, ubukode bwaratuzengereje, ubukode turabuvumye ku buzima bwacu. Mana nutanga inzu, nutanga amazu mu izina rya Yesu, nutanga amazu yacu bwite mu izina rya Yesu Kristo. Amazu meza kandi amazu y'icyitegererezo, amazu y'icyerekezo. Ayiwe rave kire shayine mandoshe zimora. Mana nudukorera ubukwe nibimenyekane, wongera ukora ubukwe, wongera nanjye unkorera ubukwe. Dawidi wawe ndi imbere yawe, nkorera ubukwe mu izina rya Yesu. Dawidi ndakwambaje, Dawidi ndagusenze, sengesheri wanjye ahari hose, umugirire neza, umube hafi, ujye umurinda ibyiyoberanya byose, umurinda abagabo b'ibigoryi, umurinda abasore b'ibigoryi, umurinda ibyiyoberanya, umurinda ibyikakaza mu izina rya Yesu. Sheri wanjye ndamukumurikiye, mushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Wawera w'Abisirayeli we, umuha ubwenge, utanga akazi kuri we, utanga amafaranga kuri we, utanga imyambaro kuri we, utanga icyitegererezo kuri we, umugira umunyagitinyiro, umugira ubudahangarwa, umushyireho ubudahangarwa, umushyireho uburinzi, umurinda abahanuzi b'ibinyoma, umurinda ibyiyoberanya, umurinda ibyamurwanya, umurinda ibyamugendaho mu izina rya Yesu. Imbwa n'imbwebwe izo turazivumye, izo turazirukanye mu izina rya Yesu. Ihene z'amoko yose turazivumye, isekurume z'amoko yose turazivumye, turazirukanye mu izina rya Yesu. Uwiteka abantu bazengerejwe n'ibintu byinshi, uko musenge nanjye niko nisengeye. Dawidi wawe ndi hano kugira ngo ngusenge, kugira ngo ubohore ibyanjye, kugira ngo ubohore imigisha yanjye, kugira ngo umpe amadolari, kugira ngo umpe amayero, kugira ngo umpe amapawundi, kugira ngo umpe amashekeri, kugira ngo umpe amadenariyo, kugira ngo umpe amatereya, kugira ngo umpe amafaranga y'amoko yose, aya mashiringi n'ayandi, kugira ngo umpe inzu Mana, unkure mu bukode mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ababyeyi b'umugisha, dore ni weho papa na mama ngira, ababyeyi b'umugisha, abaterankunga b'umugisha, mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana, ongera uze mu byanjye, ongera undarikire, ongera umpe agaciro, ongera umpe agakiza kagutse, ongera utugarukeho, ongera utubabarire. Gukiranirwa kw'abanyarwanda, gukiranirwa kw'abanyebihugu, gukiranirwa kw'abisi yose, Mwami bababarire ibyaha byabo, ubaha agakiza kagutse. Reka imbaraga zawe izo ziboneke ku buzima bwacu, reka ineza y'Imana yongere twuzure, reka wongere utwomeho. Rote kire shayine mandoshe zimora. Reka urengera abaganga, ubaha ubwenge mu buganga bwabo, reka urengere buri wese. Ayirave kire shayine mando jezimora, kuko uri Imana, Mana data wa twese. Aka kamwanya turategetse mu butware waduhaye mu izina rya Yesu. Turaremesha ibirori, turaremesha ubukwe, turaremesha amafaranga, turaremesha ubwenge, turaremesha ubutegetsi, turaremesha ubutware, turaremesha ubudahangarwa, turabohoza ibyacu. Abadayimoni banyaze turabohoza Mwami.